wavutse afite ibiganza bifatanye bagasanga amagambo y'Imana Jesus is coming. Ukunda gusengera abantu barwaye ziriya ndwara ntabwo ari indwara z'ibintu by'imyuka mibi gusa cyane ahubwo ni indwara z'ibintu byose ku muntu ufite buriya burwayi akaba arembye cyane ibintu byaranze baravuga ngo muhamagare wa mwana ariko urabona ko ntabwo ndi umwana urabona ko maze gukura yego maze gukura urabona n'ubwanwa bwaraje nabaye umugabo murakoze cyane hano nyuma yaho bajya bambaza sese ko wavutse ugenda neza tukaba tubona ufite shoke byagenze bite yarantumye ndabyanga shoke uracyayifite ndayifite mu maguru mfitemo agashoke ukuntu kandi ubu nagendaga neza mpagaze ariko irambwira ngo naragutoranyije kugira ngo unkorere untabarire ubwoko bwanjye none wagiye ukamvugira ibyo kuguhemba ko ntigeze mbibura ariko haje kubamo ikibazo nyine nanga kuyumvira umudugudu kurakunzengurutsa kurambwira ngo ubwoko bw'Imana abagaragu b'Uwiteka byakunda ko bagaruka ku murongo ndabubwira ngo Uwiteka we ni wowe ubizi ngo nuko nzengurutsa aha ya magufa yarakikije hose ngo nsanga ngo ayo magufa ni menshi cyane hari abantu bajya bavuga ngo mwuka wera agusobanurire Alleluia amen ntabwo abantu bose bagira mwuka wera Yowa turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo Nazareti umwami wacu aho muherereye mu bice bitandukanye Yesu ashimwe kuri kamera duhuye n'umuntu ukomeye ufite ubuhamya butangaje Imana yakoreye ibintu bikomeye reka adusuhuze muraho neza abakurikiye kuri channel cyangwa se kuri TV Imana nibaha umugisha cyane ndabasuhuje amazina yanjye ndagije Imana Theophile intumwa ndabakunda cyane nagemba kurikirana numva ngomba kuzagera kuri channel yanyu bashe kuhagera Imana ibaha umugisha urakoze cyane Theophile intumwa mukozi w'Imana Imana iguhereza umugisha niwe turi buganire mu kiganiro cyiza tugiye kugirana ndagira ngo wowe ukurikiranye ibi biganiro ugikurikire ukirangize harimo inyigisho zawe harimo ibiri bigufashe harimo ibintu bitandukanye ntabwo Imana yategura umwanya nk'uyu nguyu nta mpamvu Imana ifite gahunda ifite n'impamvu ifite n'icyo ishaka kuvugana nawe rero channel ni Full Life TV Imana ibahereza umugisha mwinshi munyemerere dusenge ubundi tumwakire mu kiganiro Data mu izina rya Yesu Kristo Nazareti se umwami wacu Yesu Kristo turagushimiye tugushimiye neza n'urukundo byawe tugushimiye kugira neza tugushimiye kubw'ikiganiro cyiza tugiye kugirana n'umugaragu wawe Mana kibi kiganiro gifasha imitima y'abantu gifasha bari mu Rwanda gifasha bari mu mahanga gifashe buri muntu wese aho ari kandi urwa yaje gukira imbaraga zawe zize neza urakoze Yesu turagushimiye rero baha umugisha utagabanyije natwe duha umugisha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti amen Theophile ufite ibintu bitandukanye ufite ubuhamya butandukanye ubwuzwiho cyane ni uburyo wavutse ufatanye ibiganza bimeze gute watubwe wavukiye Ninjye mwana rero bavuga ku maradiyo murakoze cyane bitandagije Imana Theophile intumwa wavutse afite ibiganza bifatanye bagasangamo amagambo y'Imana Jesus is coming bisobanura mu kinyarwanda ngo Yesu ari bugufi kuza ariko koko naje gusanga ndi intumwa ninjye mwana wumva bavuga pastor muraho neza muraho ariko reka ngusuhuze buriya Yesu ashimwe cyane Yesu nashimwe cyane amen amahoro wavutse ufatanye ibiganza yego wabibwiwe nandi erega no kukwakira ntabwo nabibwiwe mfite amavideo agiye atandukanye nzwiho kuri iyo mpamvu no kugusuza byonyine urumva kuri kwakira imbaraga amen ndazakiriye mu izina rya Yesu akira imbaraga rwose kuko datarambwiye ngo nugera mu biganza byawe bene so uzajya ubakiza imbaraga zituruka hera amen urajya ureba abantu bagukurikiye kugira ngo bakomeze gusobanukirwa hanyuma uvuka ufatanya ibiganza ariko waje gukura ibiganza bifatanye byaje gufatanuka gute ayo makuru wayabwiwe gute wayabwiwe nande wavukiye umuryango w'abana bangahe
tusangize gato kuri ayo makuru yawe. Ukuntu bimeze, murakoze cyane. Navutse mu bana 9, Nyabyenda nibyo yaratashye, nabwo ajya gutaha nabwiye mama kuko yari umudivandiste ntiyemeraga ubuhanuzi. Nari mu gihugu cya Uganda ndimwivuga butumwa, ndamubwira nti ndabona ufite umugeni. Arambwira ati ese ko umukobwa yavutse ari umwe mu rugi wacu akaba tarakura, uwo mugeni ni uwuhe? Ubwo ni umwana umwe wari ugomba gutaha nyine agomba kutuvamo, ariko abandi bose turahari, turi abahungu 8 n'umukobwa, ubwo turi 7 n'umukobwa umwe. Akaba ari nge mwana rero nkuko nyine wabyumvishe, wavutse afite ibiganza bifatanye, bagasanga amagambo y'Imana Jesus is coming. Ukunda gusengera abantu barwaye ziriya ndwara. Ntabwo ari indwara z'ibintu by'imyuka mibi gusa cyane, ahubwo ni indwara z'ibintu byose. Ku muntu ufite buriya burwayi akaba arembye cyane, ibintu byaranze, baravuga ngo muhamagare wa mwana. Ariko urabona ko ntabwo ndi umwana, urabona ko maze gukura. Yego maze gukura, urabona n'ubwanwa bwaraje. Wabaye umugabo. Nabaye umugabo. Murakoze cyane. Nige rero. Hanyuma rero mu buzima bwanjye nkunda ijambo. Ngakunda n'abantu barikurikira, ndavuga ijambo rya Mwuka Wera. Muri iyi minsi ngezemo, ni mu minsi navuga ngo ni minsi ya nyuma ku bahanuzi. Nakomeje kuvunika cyane. Nagize ikibazo kimwe mu minsi iri imbere, mpura n'abantu barimo banganiza, njya gusengera mu cyumba cyabo, nibyo ndahashima, ariko mpavana n'indi nyigisho. Wenda mukozi w'Imana turagera ku nyigisho, ndagira ngo uduhe ubwo buhamya neza. Wafatanye ibiganza, ariko ibyo biganza ni muganga wabifatanuye, ni ababyeyi bawe kugira ngo bifatane, kuko tureba ntago bigifatanye iyi saha. Hari umuntu dukurikiye ushobora kwibaza ko tureba ibiganza bidagifatanye byaje gufatanuka gute? Ni abaganga, ni ababyeyi be, byaje kugenda gute kugira ngo ibiganza bifatanuke? Na n'iyi saha ukaba ufite ibiganza rwose bizima. Mukanya uraza no kudukomera amashyi kugira ngo babone ko ari bizima. Amina. Hari cano bita ngo ni urumuri rw'abera, nyirarwo ndumva nyiri cano yaje kuyihagarika, ariko yitwaga urumuri rw'abera. Niwe wari ufite video zanjye ndi uruhinja, byari bifatanye gutya, babaze umubyeyi basanga ibiganza birafatanye, biri hano ku mutima, basangamo amagambo Jesus is coming babitandukanyije kwa muganga. Mbwirwa n'ababyeyi kuko ari abadivanditse, barambwira ngo aho uzumva Mwuka Wera aguherereje mu gusenga, aho ngaho azaba ari usengera. Ndashima Imana ko narasenze, njya mu toro ry'abanyamwuka, nibyo mbamo, ariko nyuma yaho Imana irantuma, ariko intuma ndi mutoya nanga kubyumva. Abantu bagiye bankurikirana cyane barabonye ko ngira na shoke mu kaguru, ni ukwanga kumvira Imana, bituma Imana nyitinya cyane. Nagira ngo pastor uzambwirira abana b'Imana bakurikira Imana, bayikurikire, kuko iyo umuntu agiye kuvoma kuri robine ntabwo akuraho amazi, yego, ngo akureho robine injerekani itaruzura. Bakurikira Imana. Haleluya. Bakurikira Imana. Nanze gukurikira Imana, irambwira ngo nguhaye igihano. Nyuma yaho bajya bambaza sese ko wavutse ugenda neza, tukaba tubona ufite shoke, byagenze bite? Yarantumye ndabyanga. Shoke uracyayifite? Ndayifite mu maguru, mfitemo agashoke ukuntu, kandi ubu nagendaga neza mpagaze, ariko irambwira ngo naragutoranyije kugira ngo unkorere, untabarire ubwoko bwanjye, none wagiye ukamvugira ibyo kuguhemba ko ntigeze mbibura. Ariko haje kubamo ikibazo nyine, nanga kuyumvira. Ndashima Imana ko itantwaye ngo ihite inyica burundu, ariko ikimenyetso cyo kugira ngo nkorere Imana. Ubwo rero nkuko nabikubwiye nyine, ni nge mwana uvugwa ku maradiyo, uri mu bubasha bw'Uwiteka Imana, nawe urabufite. Ariko wemera ko Imana izatugirira neza? Ndabyemera. Urabyemera cyane? Hari ikintu kimwe nshatse kukubwira impamvu mbikubajije. Uri umunyamwuka, wemera abanyamwuka cyane. Urabemera cyane. Turi aha ngaha, ntabwo wenda duhuriye hano,
ariko mbonye Imana inyereka rwose iyerekwa rikomeye cyane kuri wowe imbwira amagambo ambwira ngo uri umwana wayo. Amen. Ntabwo uri umwana w'abantu. Amen. Haleluya. Uri umwana wayo. Amen. Ntabwo uri umwana w'abanyamahanga. Lebisi demon. Uri umwana wayo, ntabwo uri umwana w'abantu. Irambwiye ngo nkubwire ngo izakugirira neza. Amen. Ikintu nshatse kukubwira, Imana yampaye ubuhanuzi budafata imyaka n'imyaka. Mbonye hari umuririmbyi umwe nakunze avuga ngo imbere yawe ni heza. Undi ari mu mwuka aravuga ngo nama ntangara iyo nkubonye wa mana we nsanga urengeye uko wambwiye. Amen. Kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose nama numva. Abakurikiye full life ndabasuhuje cyane kubera yuko muri iyi minsi nibyo warambuze, nabonye waranyandikiye urambura, ariko naragiye mu ivugabutumwa ni ku murimo wa data rwose, ntabwo nicaye, ntabwo nigeze nicara. Ariko abakurikiye full life ndabasuhuje cyane kuko Imana yarambwiye ngo nubasanga ugasanga bari mu mwuka umwe, nawe muzahuze umwuka kugira ngo muzamure ijambo rya mwuka we. Amen. Amen. Bakunzi ba Full Life TV rero murabona turi kuganira n'umukozi w'Imana, afite byinshi bitandukanye kandi azakomeza kubidusangiza uko bwije nuko bukeye. Gusa icyo nabasaba nuko mukomeza kuba maso muri bino bihe, mukirinda yavutse afatanye ibiganza, kandi mu kiganza ngo hari handitsemo ngo Jesus is coming, cyangwa Jesus cyangwa Yesu araje. Rero ni igihe cyo kwitegura, ni igihe cyo kwirinda. Ngira ngo hari n'ijambo yaduteguriye, reka tumwakire kugira ngo aritugezeho. Ubuhamya bwo nakagaruka, arakomeza no kugenda bugarukaho mu kiganiro. Imana imuhereza umugisha tugezaho iryo jambo yaduteguriye. Murakoze cyane. Nabagejejeho uyu munsi, nasanze mu bihe turimo ngomba kubabwira ku ijambo rivuga ngo ese mwana w'umuntu we ufite ejo heza. Haleluya. Amen. Banyumve neza, ejo heza nshatse kuvuga nejo heza ituruka hera mu ijuru, ariko niyo mwisi nabyirakenewe ntacyo bitwaye. Ariko ijambo ryambwiye ngo mbese mwana w'umuntu we ese ufite ejo heza, waba warazigamye ko ibintu bigeze ku musozo. Ndabasomera ijambo riri hano muri Ezekiel 37 umurongo waho wa mbere, hari amagambo meza. Yego. Ndibuka Manuel umwe wumva bavuga wavuye ikuzimu. Uriya Manuel ujya utanga ubuhamya, yarampamagaye abantu barambwira bati kugiye guhura n'umuntu wavuye ikuzimu kandi ukaba ugiye kumusengera, ufite imbaraga ki? Ndababwira nti burya ntabwo ari njye ufite imbaraga, ahubwo imbaraga zifite Kristo. Ese ufite imbaraga ki ziramukuramo biriya bintu akaba umwana w'Imana? Ariko rwose ndagira ngo nkubwire ngo ubu ari mu bubasha bw'Uwiteka Imana yacu. Amen. Ezekiel 37 hari amagambo avuga ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho. Haleluya. Amen. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho. Haleluya. Amen. Hari ukuntu mba ndi kumva ngewe ndimo gufashwa, ndagira ngo iyi cano, ndagira ngo wumve ijambo ukuboko k'Uwiteka. Lebisi mingilebo, ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, ansohora ndi mu mwuka. Ntabwo yansohoye ndi mu bishagari, yansohoye ndi mu muhanda, ahubwo ansohora ndi mu mwuka. Amen. Anjyana ahantu. Haleluya. Reka dusome. Anzengurutse ikibaya cyari cyuzuyemo amagufa yumye. Arambwira ngo mwana w'umuntu, aya magufa yabasha kongera guterana? Ndamubwira ngo Uwiteka ni wowe ubizi. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, kuntambutse uyu mudugudu, kurakunzengurutsa, kurambwira ngo bwoko bw'Imana abagaragu b'Uwiteka byakunda ko bagaruka ku murongo. Ndamubwira ngo Uwiteka we ni wowe ubizi. Ngo nuko nzengurutsa aho aya magufa yarakikije hose, ngo nsanga ngo ayo magufa ni menshi cyane.
hari abantu bajya bavuga ngo mwuka wera agusobanurire. Haleluya, amen. ntabwo abantu bose bagira mwuka wera. Umuntu wese yaremwe afite mwuka wera, ariko umuntu byakunda ko yajugunya mwuka wera. Haleluya, amen. Umuntu araza akaza imbere y'abakozi b'Imana cyangwa abana b'Imana, agahagarara imbere akavuga ngo so nkunda kugira mosiyo mwuka wera basobanurire. Abantu bose baramugira pastor. Uko bizi abantu bose bagira mwuka wera. Ni byiza ko mwuka wera avuga ngo ijambo ryarambwiye ngo hari abinjira mu rusengero, bamara kwinjira mu rugo rusengero, bamara kugeramo marayika akabaherekeza bakageramo, ariko bamara gusohoka bakakirwa na dayimoni. Niyo mpamvu ijambo ratubwira ngo fata ubusobanuro buzima. Ego ansohora ndi mu mwuka, anzengurutse ikibaya cyari cyuzuyemo amagufa yumye, ngo mbona na amagufa menshi cyane, anzengurutse umudugudu cyangwa sabanya. Nkunda kubwira abantu ngo nubwo mubona tugenda mukabona abantu benshi bari mu bipangu, benshi muri abo ngabo ni indembe. Urutse Nyarutarama ahantu hamwe, nari ndimo nsengera umugabo umwe w'inshuti yanjye, aranyitegereza ambwira ijambo rimwe, arambwira ati iyi nzu geretse gatatu. Ndagira ngo rega tubwire ubwoko bw'Imana ukuntu bugomba gutabara. Sibyo se pastor? Ibyo ngibyo ni by'Imana yadutwaranyirije, kubwira ubwoko bw'Imana ukuntu bugomba gutabara. Yego, amen, amen. Haleluya, amen. Uwo mugabo arimo anganiza arambwiye ngo mfite ibintu hano n'ibintu, ariko nta mutekano mfite. Nasanze etage igeretse gatatu, umugabo aba muri etage yo hejuru, abana bamuyo hagati. Ego ikintu nakurikiye gikomeye cyane, umugore bamuyo hasi, buri muntu wese afite umukozi we. Haleluya, bari bampamagaye ngo njye kubunga. Nababwiye ijambo rimwe rivuga ngo niba ushaka gushaka ushaka. Haleluya, niba ushaka gushaka ushaka, uzashaka uwashatse uwashaka agufashe gushaka ubushaka. Ariko uri murabyumva? Wabyumvise? Nabyumvise. Impamvu nababwiye iryo jambo, ntabwo yigeze akontorora ngo ninjiye mu bihe, yinjiye mu mafaranga, urukundo ararujugunya. Yego, muri iki gihe tureke kuvuga ngo abagabo ngo barababaye, ngo bari inyuma cyane, n'ababyeyi barahari bababaye. Ndasenga ijambo mvuga ngo mwababyeyi mwe Imana nibatabare ndetse cyane. Hari ababyeyi bafite uburembe babaye indembe. Umugabo arajya gusezerana, yava mu gusezerana akavuga ngo nuko ndamuziritse uwo nuwo mu rugo, ariko rata mwaba mama mwe, yemwe abantu muri gushinga urugo, Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo Imana ije gutabara ubwoko bwayo. Haleluya, amen. Ndagira ngo nkubwire ngo uririra mu cyumba wiherereye, ijambo rirambwiye ngo ninkubwire mwuka wera uri muri nge, uri muri wowe, uri uturuka hera mu ijuru, aje kugutabara mu izina rya Yesu. Amen. Niyo mpamvu ririya yerekwa ry'amagufa yumwe twasomye muri Ezekiyeli yavugaga n'abantu bari barapfuye bahagaze ariko bahari. Abantu barahari ariko bapfuye bagize gute? Bahagaze. Ubona umuntu asohotse yiteye fondoto agenda neza. Hari abantu benshi bakunda kugira umunezero ahantu mu kazi bakoreramo. Haleluya, amen. Ngewe ndi mu yerekwa, ndi mu buhanuzi, nta nubwo navangiwe. Umuntu asohoka mu rugo ngo reka ndebe ko naruhuka, ariko ijambo rirambwira ngo hari karuhura, nimwakire karuhura. Nimpamvu avuze ngo igufa ngo haza guhinda kw'imishyitsi, igufa risanga iryaryo. Haleluya, amen. Arongera arafatana, nimba igufa ryari irya Manuel, nimba ryari irya Kararisa, irya Kararisa ryavuye hirya mu gishanga rirazamuka risanga irindi rya Kararisa riri hejuru ku mpinga y'imisozi. Ariko wamvugira ngo amen. Amen. Nkunda kubwiriza abantu bafashwa. Amen. Ngiye mbashaka kugira ngo mbwirize abantu bari gufashwa. Kuko ijambo ryarambwiye ngo ntuzasohora umwuka wawe ku busa, ahubwo uzabwira ubwoko bw'Imana butabarwe. Haleluya. Hari ibintu Imana irambiwe. Hari agasuzugura Imana irambiwe ku bana b'Imana.
bene data reka mbabwire imana ibyo bintu irabirambiwe yambwiye ngo nimbabwire ngo hari ibintu irambiwe abo bantu bari kubatoteza irabirambiwe ahubwo ikeneye kugira ngo mutabarwe mwinjire mu rurembo rw'abana b'Imana. Hari umuririmbyi umwe waririmbye indirimbo yo mu gitabo ayiririmba neza haravuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri. Imana yampaye impano yo kuririmba wenda sinigeze mbona umuterankunga ariko reka duparikire aho ngaho. Ariko iby'Imana ikora biradutangaza. Imana ifata umuntu ikamwitegereza ikareba ukuntu agenda ikareba ukuntu atambuka ikavuga ngo wowe nkugize uyu wowe nkugize ubukene uzaba umukene ariko ubwo bukene uzabuzamukiramo ariko ngo utabara ujye mu bwoko bw'Imana. Wowe nguhaye bikeya byo kurya nguhaye byinshi ariko nubwo mbiguhaye ibyo ngibyo bizakunda ko n'uwundi wongera kugaruka ku bwoko bw'Imana. Ijambo rirambwira ry'Uwiteka ngo nidusenge cyane. Pastor urabyumva? Ndabyumva. Haleluya ariko. Amen. Urabyumva neza? Cyane. Dukeneye kugira ngo dutabarwe. Reka tujye muri Zaburi gatoya nihuse. Zaburi 118 umurongo wa 17 n'uwa 18 hari amagambo avuga ngo nimukurikiriye icana ariko benshi muri mwebwe nzajya mbasura igihe mwuka wera uko mwuka bazaba nshoboje. Hari amagambo avuga ngo ntabwo sinzapfa ahubwo nzarama ntekerereze abantu imirimo n'ibitangaza Uwiteka yakoze. Haleluya. Sinzapfa nzarama. Sinzapfa ahubwo nzarama nekerereze abantu imirimo n'ibitangaza Uwiteka yakoze. Uwiteka yampannye igihano cyane ariko ntiyampaye urupfu. Haleluya. Wabyumvise? Amen. Yarampannye nangira irabanza erega buri Imana izubwenge uzikireba ibintu bizaguruka ikabica amababa. Ubundi Imana ireba ibintu bizaguruka ikabica amababa. Buriya yaranyitegereje ireba ubwibone nagiraga mwabantu mwe mukurikiye icano nari umwibone pe murabona ko nta buranga mfite ariko naribonaga irandeba kandi yarambwiye ngo ndagutoranyije unkorere. Nge nigeze kugera igihe kimwe naba ndimo ntambuka nareba umuntu turimo tuganira umva ubwo bwibone Imana idashaka nkamureba namara kumwitegereza nsuhuje ntumbwe byonyine nta nubwo ufite isoni ryo kunsuhuza ubwo nari nkigenda neza hatarazamo agashoke. Nyuma yaho wumva ukuntu Imana ari igitangaza najyaga mpagarara nkajya mubwira ngo unsuhurize Manuel unsuhurize Eric unsuhurize kanaka unsuhurize uyu muntu ngira ngo atareba uko ngenda bwabwiwe n'Imana namwe ngo ndakwikije kugira ngo unkorere. Ndagira ngo mbwire ubwoko bw'Imana ngo nimugabanye ibintu byose murimo mukurikira ijambo rya mwuka wera. Amen. 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 Uyu mwanya turimo rwose no gusenga kandi no kwakira ijambo ry'Imana kandi turi mu mavuta. Amen. Ariko ndumva ijambo rimbwira ngo nimbahanurire irambwira ngo kariya ka gatotsi mwakiriye muri kiriya gihe cya covid mwabonaga covid wowe wicaye uryama mu nzu ukiyorosa yibaze ngo kuki wansigaje ibyo byonyine niko yambwiye ngo nimbabaze ubundi yibaze ngo kubera iki wansigaje yibaze ngo wamana we n'ubundi ndabizi urankunda yego kandi ndabizi neza ko batubwira ko umukiranutsi adapfa ahubwo atsinzira yego kuki wansigaje. Nabonye marayika azenguruka hano iwacu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ambwira ngo nimbwire ubwoko bw'Imana ngo nimugaruke. Marayika wa kane arimo aramanuka asanga ubwoko bw'Imana ngo nimugaruke akambwira ngo nimusange abarwayi abarembye mu basengere ariko namwe bazima nimugaruke kubera ko byabizima bine cyagihe byabizima bine. Ejo bone muretse gura n'abantu baranganiza barambwira ngo umunsi Yesu yandikaga hasi ntabwo nabuze ikintu basobanura kuko nasanze atari abaheburayo. Barambwira ngo umunsi Yesu yasanze ngo umugore asambana ngo impamvu ngo rya jambo yanditse hasi
mana we mana hari abantu bakeneye gukizwa ngo hari handitse ngo ariko numvishe ari indimi z'abapfapfa ngo hari handitse ngo nitugenda ngo nibamara kugenda ngo nanjye urama wabyumvise urumva kuri ijambo ry'Imana bari kuritoba nguriya jambo ngo ryari hasi ngo impamvu baba bananiwe kurisoma ngo arabwiye ngo bareka bagende ngo namara kugenda ngo nanjye gurama wabyumvise kandi Imana ikeneye ubutabazi ikeneye kugira ngo abana b'Imana batabarwe aribo ngo nimuza hondi munsange munsabe ibyo mukeneye hari abamaze gusaba amazu bamaze gusaba amataje bamaze gusaba umunezero ariko nyuma y'ibyo bintu byose bibagiwe uwabahaye hari ababwiwe ndabyibuka bagiye babwirwa ngo bakajya bavuga ngo mana uyu munsi nundokora nzakugirira neza nzagukorera n'ukuri yego umunyamurenge umwe yari masenga ahantu ari mu cyumba cy'amasengesho na gatekerero cyangwa ni ibintu byabayeho live ndi kubaha ndibuka nari mpari hariya mu Mutara umukozi w'Imana araza arababwira ngo wowe nawe abantu bikigiye kwizera kwarabuze arababwira ngo wowe nawe urabwirwa aya amagambo ngiye kukubwira mugende bujye gusengera abadamu banyu bagiye gupfa. Haleluya. Amen. Mbwirira bene data ngo nimugire kwizera. Ariko pastor bivuga mugire kwizera. Ntumva ibyo nibyo nashakaga. Nibagire kwizera. Kwizera ni kubura ntabwo bizakunda. Kandi twebwe dukeneye ibyiringiro. Amen. Ngo bazamukanye mu butayu. Abagabo bararyama iminsi 3 5 baryamye. Umugabo umwe araryama abandi bazamuka ibiti. Yewe barasenga baracurama bakajya bango nimba bamanutse no hasi ndagira ngo umbwire kuri kunyumva wa mana we nkeneye umugore wanje kugira ngo ataza gupfa. Haleluya. Amen. Nibyo byiringiro bari bafite. Umwe muri bararyama ari yorosa ariko yari afite kwizera. Arabareba arabitegereza aravuga ngo hari ibintu umunsi bari bagiye gutaha umukozi w'Imana bahasanze aravuga ngo ni mutaha Imana yabumvishe baramubyutsa baramukangura bati kanguka ubundi utubwire twebwe twamye dusenga yego twamye tuvuga Imana. Haleluya. Amen. Twamye tuvuga Imana ngewe ndagira ngo nkubwire pasiteri hari ibintu nagiye mbona ejo bundi ndimo nsengera umuntu turimo dusenga umukozi w'Imana ajya mu mwuka urabona nkuko nabizi byunzwe ajya mu mwuka yikubitira arigarura akora kubyunzwe gusa nanjye Imana ndayitinya mbona agiye hejuru cyane akora ku murwayi buriya nubwo tugenda dutambuka tuganira n'abantu ibi turimo burya ntabwo babizi. Amen. Amen. Uriya murwayi cyangwa se bariya abagabo batatu barimo basengera abagore babo ngo bataza gupfa uriya wari uryamye yasinziriye yabonye gutabarwa kw'Imana yego nzaringaniza ahataringaniye hakure imikungugu hanyuma mbagirire neza yego baramubwiye ngo twamye dusenga iminsi 3 irashize turimo dusenga tuvuga Imana yego none wowe wari uryamye usinziriye ko dutashe tukaba tugiye ese urasigara usenga yafashe marete yiwe afata ikoti ryiwe ashira ku rutugu arabitegereza arababwira ngo hari ibintu Imana itokinisha kuko yari afite kwizera ni kwigisha ijambo kwizera no kwiringira arababwira ngo hari ibintu Imana itokinisha aravuga ngo Imana niyokinisha gupfakaza abagabo 3 bamaze iminsi 3 hano mu butayu. Haleluya. Yari afite kwizera ndagira ngo mbabwire abantu bakurikiye iyi channel ndagira ngo mbabwire ngo nimugire kwizera nishaka ikoresha abanyamahanga batanasenga ariko mugire kwizera. Ntabwo uzigera wambara imyambaro yituruka hera uhagarare mubera nta kwizera ufite ahubwo turasabwa kugira ngo tugire kwizera. Haleluya. Amen. Murakoze cyane bakunzi bicano turimo tubwirizaho
ngize amahirwe yo kuba nakongera gukomeza kwamamaza ubutumwa bw'Imana. Yigeze kumbwira irambwira ngo buretse kujya ku macano ubu biretse kujya ubwiriza ku ma YouTube cyangwa se andi mateleviziyo, irambwira ngo hari umunsi nzaguhagurutsa bikomeye. Ni byiza ko impagurukije koko bikomeye, ariko kubw'impamvu yo kugira ngo dukorere iri juru duharanira maharanira, wowe uharanira kuri iki cano, wowe wumvira ijambo. Ndabashimiye cyane, murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane mukozi w'Imana. Murumva ko afite ibintu byinshi rwose, afite ibintu byinshi yashyizemo ubuhamya, ashyiramo inyigisho, ashyiramo impuguro, yashyizemo ibintu byinshi rwose. Ndizera ko umuntu wese wakurikiranye byamubyariye umusaruro ndetse n'inyungu. Umukozi w'Imana, Imana iguhereze umugisha. Murakoze cyane, kandi rwose uze kubambwirira ko ndahari igihe mwankenera, nubwo naba ndi mu bihugu byo hanze, wenda mu buryo nkunda kugendamo, byakunda ko naza tugakomeza tukavuga ku Mana, kuko Imana iravuga ngo nimushiremo imbaraga cyane. Erega buriya Satani nawe afite imbaraga. Ibyo bintu uzicara ubizi, afite imbaraga buriya. Wibuke ko Satani yari cegera cya Yesu. Satani aragenda agasaba Imana ngo ndashaka uyu muntu, yego, akamubwira ngo ndamuguhaye ariko nkwimye ubugingo bwe, yego. Akavuga ati ngewe n'urugero wenda nkeneye Pastor Kenny, nkeneye Pastor Theophile. Akamubwira ati ndamuguhaye muhobagize mujyane hehe, ariko ubugingo bwe ntabwo nguhaye. Ubundi ibi bintu ubona twambaye, nkunda kubabwira ngo aka gasura dufite iki ni igipira, ahubwo hari password Mwuka Wera afite muri twe. Uko wibuka ko twebwe twavuye mu gitaka, turi biremwa byavuye mu gitaka, tuzasubira mu kindi. Tugomba rero gukorera Imana tugihumeka. Amen. Okay, murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Imana iguha umugisha. Naho ubutaha, kandi namwe mwakoze gukurikira Full Life TV, cyangwa ubuzima bwuzuye. Ubuzima bwuzuye bubonerwa muri Kristo Yesu. Reka rero dusenge Imana, wabasengera. Reka dusenge. Urakarama wo tuyahera, uruwera ndabizi neza. Nukuri Nyagasani ni wowe washizeho isi ushiraho n'ijuru. Ndagira ngo abantu bakurikiye ubuzima bwuzuye ubagirire umugisha, usuke mu byabo, ugendagende abafite uburwayi ukandakande. Wambwiye ko hari kinini utanga kiri muri silence, kandi abana b'Imana bagatabarwa. Ndagira ngo nutabara ubwoko bwawe. Waratubwiye ngo uzatugirira neza, kandi narabibonye. Nuko rero urakarama, ntabwo mbere yo kugira ngo mvuge ndabizi kuba wabanjije kuvuga. Bana nabo kandi ubane natwe twese, utugirire neza, utwongera imbaraga. Pastor ndabusengeye Imana nimuha umugisha cyane n'umuryango we, kubera ko yabashe kunyakiza kugira ngo tuganire ku jambo ry'Imana. Abagaragu bawe bose ubagirire neza, ubaguriye mu mbago za Mwuka Wera. Murakoze, murakarama, mubane na Mwuka Wera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom.